narabibonye ko ijambo mwaryakiriye rikabakora ugushora rikanabakurugutura buriya nibwo mba nakoze akazi rwose nibwo mba nakoze akazi neza nayo abantu bamenyereye ibintu byo guha abantu ibintu biryohereye nk'amasukari haleluya mama ntihakagire ukuvuga bimeze nk'abantu bamaze igihe barakoze akantu k'agakoperative ko kuvuga ibintu byemeranyijweho ibintu na wa wundi uri kubwiriza asanzwe azi gusa yo kabizana mu mvugo mbese wenda igobyoye cyangwa se iryoshye cyane umuntu ugasanga we afite uburyo mwicara agahita akubwira abarokora 10 akakubwira ngo amabi ya akase ku muntu uhoraza amabi ya afite urwego rw'iperereza rumenya amabi y'abantu ariko iyaba byashoboka nka polisi nayo ikabyinjiramo umuntu waje umusengera za miliyoni zaza na polisi mukawajya ukavuga uti ukazana na wisi ubundi bibaye binyakuri wakabujyana na wisi ndavuga ku mavuta ari hejuru ya prophet bishop mama Olive none se kari wahanuye ati mu kwa 12 urakira ibihumbi 3 by'idolari none nkaba nabiguze BENZ nubwo nayo sigaranye ugiye kubicekinga wabibona agira gutya inokesha taravuga ati muri kwa 12 ibihumbi 3 by'idolari ndabona bije ndafashishwa iyo mvuze kwituro ndafashwa ubundi ari ibintu bituma mfashwa iyo mvuze ituro na politiki ndafashwa nkumva indimi zirimo zamaze imanuka ituro na politiki ni hantu mfashwa nkumva ngezeyo kwereka abantu b'iyi minsi nibacyumva uramubwira ituro ngo ituro let's go in the bible tudapfa ubusa let's go in the bible ko ntarakubona hano uvuga izayi neza ukaba utaravuze bwere bw'itorero neza ukaba utaravuze sibomana neza ukaba utaravuze nzahura torero neza ufite n'abazima ntangiye ngusuhuza kandi ngushimira ko ufunguye iki kiganiro ugiye kukireba reka nshimire inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye zo zidahwema kudukurikira no kutwereka ko zibana natwe umunsi ku munsi uyu munsi ndi kumwe na Apotre Mutabazi. Apotre nishimiye kongera kubana nawe kusezerano TV. Haleluya ndumva ndi mu mavu. Ufite akanyamuneza. Nanjye ndanezerewe. Nanjye kubaza utinda hano kwera ko kuntu iminota nayiriye ndayimara. Ariko numvaga rwose umwuka wo kuba ku ISEZERANO TV undimo. Apotre mbwira nk'ibintu bibiri bitumye ufite akanyamuneza. Oya ngenda gahorana. Hari igihe nicara rwose. Hari igihe njya ntega moto cyangwa se najyaga ntega moto. Nakishaka kuri inyuma ya moto yambwaniye nge ndumva mfite ibyishimo byaturitse igipimo. Ndumva mfite amahoro. Ndumva mfite ibyishimo akayabona urwenya. Akashi byakunda kugaragazwa no kwishyura arenza aho yanciye. Abantu ntibave mu kintu cyo kumva ko uzishima ufite amafaranga. Ibyishimo nibidabanza guturuka imbere ngo wawe ufite isoko icucumuka imbere bizagorana. Aho ubundi hari wabona n'ibyishimo ati buriya nuko oya hari abundi abantu usanga bafite ibyishimo ariko ku mufuka hagaze neza. Oya umufuka se wa umuvandimwe we. Haleluya. Nazindutse ndiko ariko ndabasuhuje abakurikiye ISEZERANO TV kandi abakunda cyane. Narabibonye ko ijambo mwaryakiriye rikabakora ugushora rikanabakurugutura buriya nibwo mba nakoze akazi rwose numvaga ndi bubikora nibwo mba nakoze akazi neza nayo abantu bamenyereye ibintu byo guha abantu ibintu biryohereye nk'amasukari haleluya mama ntihakagire ukuvuga ntihakagire ugukoraho ahubwo bagakora amakosa akomeye barangiza bakajya gufatafata ibitari n'ibintu bizima. Kuko nk'amakosa akomeye abantu bakora kuri YouTube bakunda kuvuga intege nke z'abandi bakazivuga bakazitindaho rimwe rimwe bagashyiramo n'amazina. Aba YouTubers ko ari bwo murya hit cyase mukabona views nyinshi mwebwe nta kinego ariko ugasanga nyine bari muri ubwo buryo. Ariko abantu akoze b'Imana rwose babwira abantu kuri ku ijambo ry'Imana. Bimeze nk'abantu bamaze igihe barakoze akantu k'agakoperative ko kuvuga ibintu byemeranyijweho ibintu na wa wundi uri kubwiriza asanzwe azi gusa yo kabizana mu mvugo mbese wenda igobyoye cyangwa se iryoshye cyane bikamera nka motivation. Noneho ugasanga n'abitwa bigisha bashobora kugwa muri uwo mutego kandi bikeneye yuko ufata ijambo ukabahamo revelation batigeze babasha gushyikira kandi basha guhindura ubuzima bwabo. Ijambo bigaragaza yuko ari iri jambo rifatika ryari iyo iryo jambo ribasha guhindura ubuzima bw'uryumvisha. None ubuhanuzi bwo bugaragara ko ari ubwo kuri ryari. Hari umugabo wanyandikiye no umugabo w'Imana ndamukunda cyane ntago turahura ariko ndamukunda cyane kuko
hari igihe umunsi wira mpaye icya 10 inshuro 12 we afite uburyo atanga icya 10 iyo abonye amafaranga 700 ampa ibiceri 70 nkajya kubona ngo twindwi mobile money ibiceri 70 nkajya kubona nyuma amasaha 2 ibiceri 200 ubwo abonye 2 nkajya kubona abonye wenda 25 200 ndumva yigeze kweza 700 mu kanya we nuko yiberaho niko mbese ntagate ari umurango tegereza yabanza bemeshe niyo yamuhijana yaguha igiceri cy'icumi we ntaga ajyazanamo ibintu byo banga ubusenga aravuga ati ni 10 ndaryohereje yanyohereje rero link ya igiterane ndimo muri Shiro Prayer Mountain hari Nyamirambo cyo ku munsi wa 18 ko ndumva ariko natangiye nsoza sinibuka cyo natangiye ku munsi wa 18 nkasoza ku munsi wa 21 arangije aranyandikira ngo uyu mama afite amavuta kweri ndamubwira ntu yararenze mu buhanuzi ati cyane so uwo yavugaga rero ni bishop prophet prophetess mama Olive ariko se wenda so mu byukuri rero nimba abantu bahagarara akaza kuri cano ariko turebe ukuntu abantu reka mbyita ivangirwa ubuntu buryo bavangiwe do bahora baho umusada satani hari umugabo w'Imana bita pastor prophet Dr Viva Vincent de Par yakoze video ahantu nubwo nabonye title ntarayireba neza ndashaka kwireba nitonze aravuga ngo kuvuga intege nke za bene sura umurokore nuguha umusada satani donc umuntu ugasanga we afite uburyo mwicara agahita kubwira abarokore 10 akakubwira ngo amabi ya akase ku muntu uhoraza amabi ya ese afite urwego rw'iperereza rumenya amabi y'abantu cyangwa bikunanye mitanyeka mu kari muri rya ariko beshya ariko se bwo byabukuri ntigeze kuvuga ngo naramusengeye ntigeze kuvuga ngo namufatiye ibihe ntigeze kuvuga ngo naramwegereye ko biri tubwira ati nakora ikosa umusange nakwemerera uzabonye mwene so nibyanga muteze babiri kuko wenda ari nka Mutabazi wamusanga akagufungana umutwe ndabizi ko naho gufungana akosa nabandi baragufunganye ntabwo babugenda bizi reba tumaze wabara abantu bangaye bamaze kuzavuga ngo hari umuhanuzi wabahanuriye ngo arababeshya arabiskoroka barahari benshi si benshi baje kuri YouTube ni bangaye baje kubwira ngo umuhanuzi arahanuye birasohora uziko niyo hanuye bigasohora aryuma akakurya sini wajya unamwandikira ntasubize paka akubwira yuko wahanuye miliyoni zikaza ari 100 umusabeho kuko babyita gusaba ariko iyaba byashobokaga nka polisi nayo ikabyinjiramo umuntu wajya umusengera za miliyoni zaza na polisi mukaba wajya ukavuga uti ukazana na wisi ubundi bibaye binyakuri wakabujyana na wisi ukajya kwishyuza ibyawe okay nuko nyine ibyo mu myizerere burya birangirira nyine mu kwizera no kwizerana ariko reka nkubwire Bibiliya iravuga ngo iminyago amategeko y'iminyago nimujya ku rugamba ese ukuntu byagendaga bago bagiye ku rugamba ndaje uyu munsi nta kindi bukore ngiye kuvuga Bishop Mama Olive ntahe umuntu babara akumva ko nagomba kuvuga Yesu n'ubundi nawe uzaza umuvuga ari kibazo ndavuga Yesu mukoreramo ariko nago Yesu we dusaye tuzi ko yizuye ku munsi wa gatatu nibindi nase mvuga ibyi Kapernaum mvuga ibyi Galilaya mvuga ibyi Kapadokia aho ngaho bizangarura ariko uyu munsi ndavuga ku mavuta ari hejuru ya prophet Bishop Mama Olive none se kari wahanuye ati mu kwa 12 urakira ibihumbi 3 by'idolari none nkaba nabiguze BENZ nubwo nayo sigaranye nabiguze BENZ ndangije ngura furutanka ndi mungu ndamanuka naguze BENZ ijyanye n'amavuta ndangije nigurira furutanka hamanuka njewe none se uragira ngo mvuge ndi uragira se mvuga ikiye kindi reka mvuge Yesu mukoreramo ntaye oya yaravuze ati mu kwa 12 ubwo abigo hano yari ryari twati muri aya masengesho yagiye imbere ku ruhimbi sinzi umunsi bishatse nabibona aya masengesho imisi 40 manza ntari yari mu minsi y'uwitwa Pastor Eric wa hano Kimironko njewe naje gushyikira amavuta ya Pastor Eric ndumva imisi yanjye itari yakageza donc ni imbere y'umunsi wa 18 ugiye kubiceka ngo wabibona agira gutya inokesha taravuga ati muri kwa 12 ibihumbi 3 by'idolari ndabona bishe muri uko kwa 12 ariko umva aba bahanuzi ariko umuntu akajya kuvuga ngo abahanuye ntibisohore kutaraza mu buzima banyeho n'abahanuzi nta kintu kirasohora waje ukatubwira 7 bahanuye bigasoroka avuga n'amazina y'ababihanuye ugasoreza wenda ko bakuvangiriwe ubuse ubundi wabaretse kuri gutera uri gumusada satani hari wabakoherejeho ufite umutwe ugomba gukora discernement ukamenya nyine abazima nubuse sindi kuba kubwira nta korari ya muri Shiro
burya umuntu wese ufite urusengero rufunguye ntuzapinga amavuta ye gute se erega rwarafunguye kandi izindi zirafunze byanga bikunda wapinga wenda uwo rugikinze ariko umuntu ufite urusengero rugikinguye icyambere afite amavuta icya kabiri afite n'amafaranga kuko bafunguye izifatika ariko se umuntu kugira ngo ubone ko umuntu afite abadayimoni wo kutagira uwo yemera n'izikinguye ntago mbyemera neza hari ibintu umuntu akubaka urusengero rwa miliyari 2 cyangwa 1.5 utareka amavuta ye sinyemera ntacyo ubwo yawe arakaze uzaze wubaka rwa miliyoni 130 cyangwa 5 ye unarushyira ahantu bita muri rugende kabisa ahantu uri gusohoka muri Kigali rimwe na rimwe njya numva ari ikintu cyiza kwemera umuntu ufite cyakurusha kwemera umuntu wazamutse mu mavuta asumbye ku yawe burya kumwemera gusa niyo utakora ikindi ariko kamwemera abafarisayo baraje kuri Yesu baramubaza ngo ninde uguha ubutware bwo gukora ibyo ukora ni Imana ni Berizebuli arababaza ngo none se Yohana ko mwagiye kumureba mu butayu bamwe akanababatiza ninde wamuhaga ubwo butware nimumbwira wamuhaye ubutware nanjye ndababwira aho ubutware mbukura baravuga ati nituvuga ko ubutware atabukuye ku Mana baradutera amabuye kuko abantu bose bemeraga ko Yohana ari umuhanuzi hari umuntu uba mu gace hari umuntu uba mu mujyi hari umuntu uba muri quartier abantu bose akabati twamushinja ibindi twamuvuga ibindi twavuga n'ibiki twavuga ko nta mashuri agira twavuga ko wenda atavuga ibyanditswe byinshi bakabanga ariko tubizi neza ko ari umuhanuzi Mose umunsi umwe barazara mubwira ati abantu 70 baranditse biganza bose bari guhanura umuntu w'Imana ntagagira ishyari arangije arababwira ngo njyewe ku bwanjye abisirayeli icyamfasha abisirayeli bose bakabahanuza icyamfasha nuko abisirayeli bose bahinduka abahanuzi arangije baramubaza ngo none se ni gute twamenya umuntu uhanuye biturutse ku Mana cyangwa bidaturutse ku Mana arababwira ngo umuntu navuga ikintu akavuga ngo Uwiteka arakimubwiye ntigisohore ubu urugero Bishop Prophet Mama Olive nari bubari iminsi igeze kwa 12 yarangira nkabibika mu mutima simuteza abantu ariko nkavuga ni mama yarahushije ariko nanone nimba muri yakantu ko kwa kumujuna mu mwana ngewe nibitaza nzamenya noneho ko bije ukoze iki ubu hari abantu benshi Imana yagiriye neza bari bijujutse bazengurutse imisozi yose yamara kugira neza funga kinywa yakabye akajya mu rusengero ngo haleluya ngo mumvugire ngo amina kandi uko Imana yakoze ikintu cya 300,000 cyaje mu buryo bw'ibitangaza by'Imana yaramaze iminsi Imana ibimubwira iti ndaje nitamurure ngo hari ikintu Imana iherutse gukora mumvugire ngo amina nukuri nabuze ukuntu nabivuga reka nje kwicara ariko nukuri mushumba warakoze ku nsengero vuga kari 1,300,000 umva ukuntu bibiri ivuga sasa ndafashijwe iyo mvuze kwituro ndafashwa bundi ari ibintu bituma mfashwa iyo mvuze ituro na politiki ndafashwa nkumva indimi zirimo zamaze imanuka ituro na politiki ni wantu mfashwa nkumva ngezeyo na ibintu byo kuza ngo dusirimbe ngo nakawakabonye Mana ntago binshitura ituro iyo rivuzwe niyo atari ndi kurivuga niyo ngiye imbere y'umushumbuzi kurivuga neza ndavuga ndasigazamo tikinyura ubu ndasigenda yamuha ubundi umuntu utanyeganyeza ni umuntu uvuga iby'Imana ameze nk'usaba imbabazi ngo rero ngo haleluya ngo reka duturenga ariko nimujye ngo kubasaba ngo bazane ikibo hano banumva nasohoka vuga ituro neza urivuge neza numve ndaryumvishe ricengere mu misoko noneho Imana yabwiye Eleyazari undi abatambyi bagiraga umwambaro wa efode uriho utubuye tubiri bitaga Tulimu na Urimu byakoraga nk'umuprofeti igihe profeta adahari kuko byari bibujijwe kujya ku rugamba batabanje kubaza Imana harya wagiye turukirahomba wari wabajeje Imana cyangwa wayibajije bigeze muri majerwa hari ubu dutunze abantu bazi guhaguruka atabwiye umushumba hagiye agahagurukana miliyoni 100 atabwiye umushumba we yazikuye akazihagurukana zitaratanze icya 10 n'abashumba uburyo abashumba muri Kigali n'abagome akakwihorera kandi mwe namwe yabimenye akakwihorera ari n'umuhanuzi akakwihorera ari umushumba wa akakwihorera wanamubwira uti nafashe indege ubu ningaruka nzababwira akakwihorera ariko ubwo n'ubugome ubundi umushumba atandukanye n'abagabo butumwa batumira nuko ashobora kwicaza muri ofisi akakubwira ati kugiye turukiye ujyanye yuvanye he nimba ari na ruswa wariye cyangwa nimba arayo wawibye akabimenya akamenya yuko agucyaha uyavanye he
abandi bavuga butumwa ntago yakubwira ngo kuko afite umugore umukashaka kwa kabiri ariko umushumba yakwicaza akabata ko nzi kubana na nyirakamana Rosalie yaturutse uno umushumba. Petero yigeze ahamagara abantu bita Bananiya na Safira, baraza reka tubyite bashyize mu kiyo, reka tubishyire muri ubu buryo kugira ngo byumvikane abanyakigali babyumve. Baraza bashyira mu kibo kimwe cya kabiri cyayo bagashyizemo, bashaka kujya kwicara. Petero arabahamagara ati muze hano. Ubundi umushumba agomba gukorera mu mavuta ya gutya, ahita bajyana muri office. Ubwo ndi kubijyana ku buryo abantu muri Kigali mu imvugo muri bwumve. Arababaza ngo ariko ubundi mugurisha isambu si yari yanyu, ubundi mujya kuza muri ministry ishumbwe na Petero, ayo mavuta mwari mwarayabaririje murayumva murayamenya. Noneho rero ubwo mwihuje na ministry ivuga ngo turagurisha 100% tuyazane ku birenge by'intumwa, iyo mubishaka mwari kuvuga ngo ibyo twe ntitubirimo, ariko mwabeshye ko mubirimo kandi mutabirimo. Nyuma mu ntabwo abantu bavuga ngo nimba mudashaka kugendera mu ma protocol, mu mabwiriza, mu mahame principles za dimension y'ikirere cy'ubuhanuzi na deliverance na healing, muzabive mu mujye mu madini arahari, mukora imihango birahari. Ariko nimushaka kujya mu birere by'abahanuzi, mubanze mwiga ibirere by'abahanuzi n'ababohora bikora gute. Hari amahame ari muri Bibiliya, ariko umuntu kugira ngo ubone ko ibintu adashaka no kubimenya arabihunga. Rero uri mu naturimu hari ukuntu bazikubitaga zagira gutya bakavuga ati Imana yemeye ko dutsinda, zamera gutya bakavuga ati Imana ntago itwemereye insinzi, bakareka kujya kurwana. Mwirinde gufata za miliyoni magana zanyu. Ndavuga ibintu bibiri, ni gute ufata miliyoni magana utavuganye n'abantu babifitemo inararibonye cyangwa se abakonseiller financier. That's one. On the other side, kuri spiritual, genda wavuganye n'umuntu akurebereyo. Icya kabiri, umwami yabaga afite prophet. Dawidi yari umuntu w'Imana, nawe yajyaga yumvijwe, ariko afite prophet wita God, prophet personnel. Nta kindi yarashinzwe uretse guhanura Dawidi. Nge ntago natunga miliyari ntafite prophet personnel wanjye, ariko pari condition uhusha rimwe ngusezerera ngo yabere condition ko naye nandi umwami ku giti cyanjye mu buryo bwanjye mfite miliyari. Nukujya njya kugura parcelle ya miliyoni 80 yabanje gutera uri mu naturimo tukareba aho byerekera. Haleluya. Ariko ikibazo abantu babanje basuzugura, ariko iyo byanze, iyo bitangiye guhomba, iyo bigiye muri litije araza ngo prophet ngo waje tugasenga, kuki utarimbwiye ngo dusenge utarayashyiramo. Hari wari ugiye gukora uruganda rwa uyu muntu nakubwiye wampaye ino message, yaragiye gukora uruganda rwa kawunga. Hari arangije atubaza ati ko nari nshatse gukora uruganda rwa kawunga cyangwa se korora ihene muzamura isengesho, tanga icya 10 cyari n'amafaranga atari make ya 300, bira ntago ari make utanaba muri Kigali. Arangije avuga ati ariko reka nohereze n'ituro ry'umuhanuzi. Reba umuntu uzi gutandukanya icya 10 cy'u300 akongeraho n'ituro ry'umuhanuzi bikaza biri separe. Uwa Kigali yavuga ngo sinabahaye se cya 10 nibazamura isengesho cyangwa se gute. Oya, protokole za Bibiliya zivuga gute, kuko abantu bashatse kwigira abahanga hejuru y'ikimana ivuga, kandi bagashaka no kubona umugisha w'Imana. Ntago bikunda. You don't put your conscience above the laws. Ntago ushobora gufata ibitekerezo byawe ngo bishyire hejuru y'amategeko y'Imana ngo nurangiza we expecting umugisha. Turangiye turasenga turamubwira tuti akawunga nukajyamo bizakurebe. Korora ihene nabyo ntibihari, tizaguhenera. Turamubwira tuti ahubwo wowe uzajya uzirangura utazoroye, uzicuruza uzagira miliyoni n'amamiliyoni utazabona ushyira. Rero iyo twabajije uri mu naturimo, iyo twabajije prophet, iyo twagiye kwabamenya, babyitaga kugisha inama z'Uwiteka. Abasoma Bibiliya neza isezerano rya kera ngo byitwa kugisha inama z'Uwiteka. Iyo umunsi umwe abwira atuma ku mwami ajya gutangira abagabo b'umwami bari bagiye kubaza ku kigirwamana cya Ekuroni, aravuga ngo niki cyatumye mujya kubaza ku kigirwamana nk'icyo, ngo muri Israeli habuzemo umuhanuzi. Hano bavuga ngo abantu babagize nk'abapfumu, rata ibyo bintu birejejwe. Birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo n'agakiza. Uretse ko abandi bo bajya kuri babandi batera inzuzi, ajya kwa Sarongo. No, abantu nibajye kureba abahanuzi cyane cyane n'ujya gukora. Hari utuntu bita uduku muri Kigali, uratuze vo? Hari ukuntu umuntu akora akadiru kakazana miliyoni 500 z'inyungu, batwita uduku. Shagwara agakungo ngo maze imisindi ngo ndimo ngo aragakungo ngo ndagushaka twicane Marriott, nagaku yakita agaku kajya n'udufaranga ducyakuyemo nka miliyoni 500. Ariko ikibazo
wishaka kujya mu duku utabajije Imana nimba wemera Imana ivuga. Eri yarababwira ngo bishoboka bite ko iyo muza kubaza umuhanuzi Imana ibimukijije ikamukora ku gisasiro, ariko ubwo mwagiye kubaza mu bigirwamana ntazigera nava kuri icyo gisasiro, azapfa rwose. Araza abivuze ngo umwami arabaza ngo ninde wabivuze, ngo nakagabo kimwemwe ngo kagufya ngo gakenyeje umushumi ngo Oneriya wita Ishubi. Naba nzi Eri uri muri Kigali cyangwa se uri hariya muri Shiro, nkaba mbizi ko avuga ngo mu kwa 12 urakira ibyawe, ntanyiza ukigagarika gagara, nibimara kwanga uzajyayo, cyase nibimara kwanga uzatatabaza cyangwa ugire depression. Sometimes tugomba kumenya ubwenge mu by'ubumana. Ariko hari n'umuntu usanga ajya kubahanuza 30 neza ugazamenya ahubwo bipfira cyangwa fata umwe cyangwa babiri umwe, sibyo? David yari afite God cyoko zakajya haza n'undi itanatani yikatisha aho ngaho, umwe permanent n'umwe wikatisha. Kuko uri permanent hari yatinya kubwira ikintu cya rutura cyangwa se Imana ikavuga iti ntago nakimukoreshaho ko nyimukoreshejeho yamurakarira kandi bagatandukana. So Imana igaca mu wundi muntu uza kubita abarura agenda. Ariko nanone hari ibikorwa no kubita abarura agenda, n'ibikorwa no wa wundi uri personal. Mwige kubonka abami nese simuvuga ngo turabami n'abatambyi, nta mwami utagira prophète personnel. Noneho kugira ngo noneho mbivuge neza. Ariko no ibintu biba bimeze. Ariko no mu Uganda bakwaza ngo witwa nde mushumba wawe ninde, ariko harya yawe mushumba kana prophète wa at the same time. Ariko nshatse najya kubaza mushumba wawe ninde, okay, pere spirituel ninde, naza nkahita nkubaza none se prophète wawe ninde. Abantu bari muri zo dimension, muri ibyo birere twigarukire. Noneho Imana ibwire rero Yazari ramubwira ngo nibajye bamara gutera Urimu na Turimu ukabona yuko bari butsinde intambara, bazajya bajya kuri urwo rugamba, nibagaruka batsinze iyo ntambara bazanye iminyago, reba gutsinda igihugu ugafata imitungo yose irimo kayifuye, reba ufuye nk'u Rwanda cyangwa ugafuya wenda nka Kenya yose, niyo wafata Nairobi, ibyo bintu byose bazaga babizanye. Imana babwira ngo muzajye muhita mufata kimwe cya 50 mutarabigeza amazu yanyu mu gihe Yazari umutambye. Urumva Yazari yari umukene, iri sufi uko batsinda intambara ebyiri, Yazari yabaga ageze kure. Ariko ikibazo aba profete b'i Kigali asengera abantu 10 bakagenda bagatsinda intambara bagakora uduku tukagenda neza, akababwira ati nukuri mu kwa 12 mu matariki ahera bizagenda gutya na gutya. Mumprovotse kuvuga kuri Prophet Ernest kandi nago narinzi ko ndavuga mama Bishop Oliver. Prophet Ernest yabwiye umumama wazaga n'amaguru ku rusengero, aramubwira ati wowe bari imyaka 2 uzaba ufite mu rugo rwanyu zarimo imodoka 2 0 km, muzamuna afite inzu 2. Umumama barakodeshaga tata we 12 ararangira, 12 n'amezi 3 ararangira, mama akomeza kuza n'amaguru. Ni wa muntu wafataga igihumba kugira ngo akizeho na moto akaza n'amaguru akakiza na rituro. Nimujya mubona abantu Imana bagire neza menye ko bakoreye mu principe mutakoreyemo. None umumama wivuga ngo araturije na ko ntaryo nawe yari afite. Umumama habura bimaze kuba umwaka n'amezi 10 cyangwa n'amezi 8 gutyo, doko haburaga amezi 2 ngo imyaka 2 yuzuri. Arazabwira Prophet Ernest, aramazanga ariko Prophet wenda Imana ntiyaba yarakubwiye ko izo nzu tuzazigira ariko wenda by'imyaka 2 akaba ari ibintu wambwiye kugira ngo umpe morale. Atangiye kubona birenze ubwenge, nyine ibyo birenze ubwenge nibyo byavuzwe n'Imana. Haleluya. Muri ayo mezi 2 akimuva imbere yaramubwiye ati ngiye ndi kumva Imana ikimbwira yuko ya myaka 2 yihagazeho, ntago irarangira, niyo hababura amasegonda 30 yabikora. Prophet wisobanukiwe arangije umugabo nyine Imana imukoreraga ku ntumbazi ko kagenze, amakuru mfite nuko habonetsaga ku umugabo aratabwira madame ati nabyitegereje mbona nkurikije umugisha Imana yamaye tugomba kugura inzu 2 ati dabani icyarimo, ati kandi hagura imodoka yanjye ni yawe. Yavuye ku cyumweru agenza amaguru agaruka avuga ngo bya bintu umuntu w'Imana yavuze, bya bintu Prophet Ernest yahanuye byose nabibonye kandi byasohoye. None ibyo bintu yari abihanuye yari abantu bicaye mu rusengero batuniye amaso nk'urudagara. Tuba mu rusengero imbere y'abaprofete uwakoreye mu mahame y'ikirere cy'ubuhanuzi akakira ibitangaza, uwayasuzuguye agakomeza akajya komera amashyi abandi ngo mumere ngo uzajya ukomeza ubahera Imana icyubahiro, ngo Imana ngo mumere Imana icyubahiro, ngo mikomere n'amashyi, uzajya ukomeza uherekeza abandi mu mashimwe. Ariko nawe korera mu mahame. Reka mbabwire bene data,
ntago nshaka kuvuga ibintu byinshi ahubwo naje kubwira abantu ngo ese ubu ngubu ko tugwije abantu bavuga ngo barahanuye ntibyasohora, ko tugwije abantu bavuga ati nge yarambwiye biratinda, ubu nta bantu dufite Imana yabwiye ikabashyiraho n'igihe bigomba gusohorera bikanasohora. Ubu nta bantu yabwiye mu kwa 12 nkuko yabibwiye Apotre Mutabazi cyane ngewe ugira umunwa munini, ariko ntacyo wasanga ko gira munini ariko nanjye Imana igiye kuma ibitangaza binini. Ntitujye dushima cyase bamwe tugaba ngo Imana yanyije kanseri ntuvuge umukozi w'Imana akoresheje ibyo n'ubweskroni n'imitwe. Reka nkubwire n'abanyarwanda batajya ku rusengero bazi ko Imana yakiza kanseri, n'abanyarwanda batajya ku rusengero bazi ko Imana yashirije sida. Icyo si ikigoye cyane, ahubwo vuga ko Imana yabikoze ariko uvuge na profete yakoresheje. Ibyo bitabaye umwimituro unanirwa no kuvuga yuko ibintu Imana yamukoresheje byakoretse ngo bibwira bera, bityo bazamure kwizera kwabo mu mavuta muriho bagenda bahesha umugisha. Ibyo nabyo bikunanire. Abantu narinje kubabwira ngo Imana nikora ikintu cyumutse bajye baza bahagarare bavuge ngo nahuye n'umukozi w'Imana witwa Ntuza, duhurira hana ambwira uko nimba atari ikintu kibanga ambwira gutya kandi naratashye kigenda uko nguko. Hana yaramubwiye ngo taha bibe uko ubyifuza, nubwo atarahanuye aravuga ngo taha iri joro bikubera uko ubyifuza, ngo arataha ngo Erukana umugabo wamutwika inda, arangije aza kwereka ngo ninjye wa mugore. Arangije gushima gutyo ngo Imana iramubwira ngo noneho bimeze bita, aravuga ati ninjye wa mugore wakubwiye ko n'umwana w'umuhungu nzamugutura akagukorera iteka nari muzanye. Imana iramuhishurira ngo azabyara abana 7. Nibwo yahise aririmba indirimbo aravuga ngo uwari ingumba dorabyaye 7. Iyo Imana ikoze imirimo n'ibitangaza ukaza ugahamiriza abera kandi ukavuga umukozi w'Imana wakoreshejwe nayo, Imana ibasha kukuzamura muri esikariye 7 zinjira mu bitangaza byayo. Ese Apostle ngerekana tugarukana ko wari wigeze kubivugaho muri zira comment cyane abantu bavuga ati kuki aza kuvuga abantu yavuze Yesu ntahagije ko Yesu ari ngo wari muri comment wese yaza nese Yesu sinamuvuze ngo navuge Yesu. Abantu rero kamwereke ikibazo abantu bafite. Njewe turafungura Bibiliya mu rwandiko rwa 2 rwa Petero ibice 3. Urumva? Petero arwandika mu gice cya mbere aravuze ngo maze guhishirirwa ko ingando ngiye kuyinyagwa, ariko aza guhishirirwa ko ari ikintu agiye kugenda asize adakoze, imwuka arakimwibutsa ngo agikore. Aravuga ngo kugira neza k'umwami wacu nagakiza. Yaramaze kuvuga ku murongo w'8 aravuga ngo bene data ijambo rimwe nikabasoye ngo umunsi umwe ku Mana n'imyaka 1000 kuri twe, kandi imyaka 1000 kuri twe ni nk'umunsi umwe ku Mana. Ngo nukora umwami Imana ntago itinze isezerano ryayo nkuko benshi bibwira yuko ritinze, ngo ahubwo itwihangana igira ngo atagira n'umwurimbuka. Ntago ibitinze. Iyo umuntu yize kuvuga abakozi b'Imana n'Imana ibakoresha, Imana yavuze ngo iki ngo ni mwizere Imana mugubwe neza, mwizere n'abahanuzi bayo muzabasha kwinjira mu migisha yanyu. Imana ko bivuga ntago yari yavangiwe. Tugomba kuvuga Yesu, tukavuga Mwuka Wera, tukavuga Imana, cyase mu magambo make tukavuga Imana mu butatu bwayo, twarangiza tukavuga n'abantu bayo. Ariko twe twafashe ko tugomba kuvuga Imana, abantu bayo tukaza kubavuga ariko tubavuga nabi gusa. Twabifashe ko tugomba kuvuga, none se Petero wagize ntera yavuze Yesu, ariko agiye kugenda mu rwandiko rwa 2 Imana yamubwira ngo ntiwagenda utavuze neza abandi bakozi b'Imana. Arangije muri rwandiko aravuga ngo kugira neza k'umwami wacu nagakiza. Urumva kavuze Yesu. Kugira neza kwa Yesu nagakiza. Ngo nkuko mwene data ukundwa Pawulo ntago ari kuvuga kuri microphone, ni mu gitabo. Umuntu utakuvuze kuri mikoro yakwandika mu gitabo cye. Ngo kugira neza k'umwami wacu Yesu Kristo nagakiza nkuko mwene data ukundwa Pawulo yabyanditse mu nzandiko ze zose, abwirijwe n'ubwenge yahawe. Hari n'abavuga ngo ko bavuze ko hari umuntu utanga icya 10 kamuvuga. Nje bose nanabasoma amazina ku ruhimbi. Umva ukuntu Pawulo yavuze ngo nuko rero ngo abayobozi ngo nukagira ikirego bemeraho nta bahamya 2 cyangwa 3, ngo ariko numara kubona yuko kibahama ngo uzabacyahira imbere bose kugira ngo batinye. Hari ibintu gutangariza mu ruhame, hari abadayimoni byica. Kubera iki?
kubera yuko Imana ikoze imirimo tukayiceceka, abantu bakomeje kujya bakajya muri comment bavuga ngo biriya bintu ni imitwe ntibikora. Ariko iyo uhagurutse ukavuga ngo bya bintu byarahanuwe na record zabyo zirahari, byari byavuze ukwezi kwa 12 kandi kurarangira, ndacyakira n'ibindi bitangaza, ndacyakira n'indi mirimo y'Imana. Ariko abantu ntibashaka kuvuga. Umva ukuntu umugaragu yabwiye Sawuli, yaramubwiye mwene Kishi, ariko muri uyu murwa harimo bamenya, harimo umuntu w'Imana ngo kandi ikintu avuze cyose kijya gisohora. Kuki atavuze Yesu? Wansubiza uwo wari muri comment kutamubaza. Uriya mugaragu yabwiye Sawuli, amubwira Yesu cyangwa amubwira Imana? Yaramubwiye ngo muri uyu murwa harimo umugaragu. Erega iyo navuze umukozi w'Imana mbavuze Yesu. Iyo mvuze nese yarihamagaye. None se amaraso niyo yatanze agakiza? Uko byamera kose nimba mvuze ngo nimba ntamwise umupfumu, simwise umuraguza mutwe, havuga ngo ni bishop. None se yabaye bishop Yesu adahari? Uswara umuntu ushaka kugira ngo tuzaye hano twigisha inyigisho z'igice. None se igice cyarahagaze? Sometime nkuko ashaka no kugira uza akavuga izigice, undi akaza akavuga. So ibyo byose ahubwo reka bihurize hamwe, byose bifatanyize hamwe kutuzana ibyiza. Aravuga ngo muri uyu mudugudu hari umuntu w'Imana, ijambo ryose ahanuye rijya risohora. Bitera Sawuli kubyizereramo kuko abibwiye n'umugaragu we, ndetse na Namani yabibwiye n'akana kakaja. Aravuga ngo nyamari wacu mu gihugu cy'iwacu hariyo umuntu. Abantu rero icyo ngicyo barakiginoringa. Ariko umuntu wakuvuze muri comment sinamurenganya, biterwa n'ibyo yigishijwe by'igice. Hari amatoro yigisha inyigisho z'igice, donc iziri incomplete, nagaruba ngo bahora ku gice, ni iziri incomplete. None umuntu akazagenda akavimba akambara suit akagira ngo azibibiriya kandi yarigishijwe inyigisho z'abana. Petero arangira avuga ngo kugira neza ku mwami wacu, Pawulo yabyanditse mu nzandiko ze zose abwirijwe n'ubwenge yahawe. Urumva yuko Petero yavuze amavuta ari kuri Pawulo, aravuga ngo Pawulo mu banyabwenge Imana yahaye itorero arimo. Nukuvuga ngo tuzabona abantu muri comment bagira ibyo banegura kanaka, ariko biragoye. Si twababonye abantu bakriticizinga Gitwaza, twarababonye cyane, kandi bamukritizaga batari no mukuri. Yari ari mu murongo wo mu Baroma uvuga ngo hari abantu batazabazwa ibya Yesu n'amategeko, bakabazwa ibya conscience zabo, ngo Imana izabacira ubanza igendeye kuri ku mutima uhana ubashinja cyangwa bashinjura. Uretse ko nanabagira inama, ibyo ni nko kuragira ku mpanga. Reba twebwe twizerera mu maraso adukuraho ibyaha. Haleluya. None wowe uri kwizerera mu kuvuga ngo Imana izacungira kuri conscience yanjye, byanga bikunda ufite risk. Ariko nanone ko Gitwaza agira ubwenge budasanzwe, ko Gitwaza ari doctor, ko Gitwaza hanuye ibintu byinshi ku Rwanda bigasohora, ko Gitwaza hanuye koruta hariya Gitarama bakazicukura, ko Gitwaza yanavuze ngo hari umusozi uzaboneka amabuye y'agaciro atangaje, umucuruzi umwe akamubwira ati genda uwunyereke, akagenda akawugura akaba ari miliyardere, ko Gitwaza hanuye ibintu bikomeshe panze hariya ntabasubiyemo hariya ku nkuru nziza, ko ibyo bihari. Babonye bagomba gucriticizinga ikintu badasobanukiwe, ariko nta ushaka kuza kuvuga amavuta muriho. Ese Petero yarabuze ikintu yavuga kuri Pawulo kandi kibi? Urugero, yarati Pawulo aherutse kunsanga Yerusalemu, amfungana umutwe anyahira imbere y'abantu kandi ari nge mushumba Yesu yasize ashizeho. N'umwirasi Pawulo yashobora kubivuga, buriya Pawulo yarafite umwirati uri ku rwego rwo hejuru, ashaka ko yararushaga Mutabazi. Yewewe kugeza aho Imana ndetse Mutabazi Imana yamuhigishakwe, kugeza ngo yeretswe ibintu avuye mu ijuru. Imana avuga iti ngo zishanoneretse Pawulo ibintu, arabivuga, araza kubivugana ishinjori. Irangije Imana iravuga ngo kandi Pawulo araza kwishyira hejuru. Manza nka Gabi waje akayubwira Imana ati nkurikije amavuta ya Pawulo araje abakandagira mu mitwe. Imana ngo ihita imwoherereza igishakwe. Arangije banga ariko igishakwe cyoherejwe n'Imana ngo gihinduka intumwa ya Satani, ngo yo kunkubita ibipfunsi, ngo senga ibihe bitatu, ngo saba umwami wanjye kugira ngo bikurweho. Ngo arangije arambwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, ngo kuko intege nke zawe ziri n'imbaraga zanjye zuzura. Pawulo bangu nukora nzahora nishimira, nzahora mvuga intege nke zanjye kugira ngo imbaraga z'Imana zinkoreremo. Ariko ubundi mwavuga imbaraga z'abakozi b'Imana, intege nke zabo bakazazivugira. Vuga imbaraga zabo, intege nke zabo bazazivugira. Ikindi
kuvuga intege nke zabo ntabwo bizamura abantu mu kwizera, ariko uvuze imbaraga zabo bazamuka mu kwizera. Urumva Petero aravuga ngo Paulo uriya mubona yahawe ubwenge n'Imana, abisubiramo ati yahawe ubwenge mu rwandiko rwe rwa mbere, aravuga ati mu rwandiko rwe rwa kabiri harimo ubwenge budasanzwe, aravuga ati mu rwandiko rwa gatatu harimo ubwenge burenze ubw'abana b'abantu, aravuga ngo mu nzandiko ze zose, yavuze zose ni nko kuvuga ngo mutagira ngo hamwe yari ari mu mavuta ahandi aravangirwa, zose yazanditse abwirijwe n'ubwenge yahawe. Ibyo ni ukuvuga ngo kanaka ariho amavuta y'ibitangaza, kanaka ariho amavuta y'ubuhanuzi, kanaka ariho amavuta ahamagara amafaranga. Ibyo ntabwo ari kuvuga ngo Prophet Ernest ahamagara amafaranga akitaba. No, nimba yabikoze nkabibona nje ntabwo ndakabati kukimbisheceka. Hari ubwo ari ibibise, ni ibyiza si ibi bigomba kubitangaza rero. Ese urumva iki ngiki tucyumve. Petero ubwo yagaragaye anyomoza abantu bavuga ngo Paulo yaravangiwe. Aravanga abantu mwirwa muvuga ngo Paulo yaravangiwe, mwazize yuko inzandiko ze muzijyana mu bwenge buke kandi werahawe ubwenge bwishe. Arababwira ngo nuko rero ntago ushobora gusobanukirwa ibyo Paulo yanditse kiretse uhawe umwuka w'ubwenge n'ishurirwa. Aravuga ngo mu nzandiko ze zose yanditse iby'agakiza kuturenza twese. Reba hano Petero yageze ku rwego asa n'ugaragaza ngo Paulo yahawe ubwenge buturenze twese mu byo kwandika ku by'agakiza. Arabanga ariko mwirinde kuko birimo byinshi bigoye kubisobanukirwa ngo iby'abaswa bagoreka bahindagurika nkuko bagenzi ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Ngo ariko ni mwirinde. Asa n'ufata by'abantu bitaga Paulo yuko yavangiwe avuga ko ari abaswa anabaturaho kurimbuka. Arabanga ariko ngo ubwo muburiwe hakiri kare ni mwirinde kugira ngo mutazayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushikama kwayo. Ndumva ari icyo ngicyo natanga igisubizo cy'umuntu uvuga ngo navuze umuntu w'Imana. Navuze umuntu w'Imana ko na Petero yanditse kuri Paulo akavuga amavuta muriho, nta nubwo ari umurongo umwe, icyo twita verse yamuvuze muri verse zirenze 5. Ariko nibikwiye ko Paulo yajyaga avuga Yesu, ntibikwiye ko Paulo yajyaga avuga Imana, ariko kuvuga abantu b'Imana ntibikuraho kuvuga Imana. Naranavuze ngo ufashe iminota 10 ukavuga umuntu w'Imana ntibyakubuza yuko isaha ikurikire wayivugamo Imana. So mu by'ukuri rero nukumva ibintu akabijyana muri doctrine ziwabo. Erega ni mujya muza kuri YouTube mujye mumenya ko mutari ku mudugudu w'intuza. Ntabwo uri ku mudugudu w'Imushubati. Nuwa ngo jya waguka urenge doctrine ziwanyu, urenge imyizerere yiwanyu, nurangiza uvuga ngo ariko ibi bintu ari kuvuga biri muri Bibiliya cyane ibirimo. Nimvuga ibyo kuminyago kimwe cya 50 kigomba guhabwa Eleyazari umutambyi, uwibaze ngo kiri muri Bibiliya cyangwa ni kirimo. Nimvuga ibyo kuvuga amavuta ari kuri Samuel, urebe ngese umugaragu wa Sawuli yarabikoze ntiyabikoze. Nimvuga kuvuga amavuta y'ubwenge yari kuri Paulo, ese wavuga y'ubwenge ari kuri Paulo mu byakozwe n'intumwa ho ntibavuga ngo bavuga uwitwa uriya wafunganywe na Paulo ninde? Sira. Urango Sira kuko yari umuhanuzi, because Cyrus was a prophet. Ariko uyu munsi umuntu araza akabango nawe n'umukozi w'Imana bita Ernest. Oya, mwahuye ari kugurisha injugu, mwawe yahanura vuga ngo nahuye n'umuhanuzi Ernest kandi yahanuye ibi birasohora. Imana imurimo irakomeye kandi Imana imukoreramo ni nyamaboko. Bigutwaye iki? Nurangiza rwose Yesu umuvuge ufata isaha yose. Kuko reka mbabwire dufite ibibazo i Kigali aho umuntu avuga ngo njyewe nizera Imana ariko abakozi b'Imana ntago mbizereramo. None uyu muntu rero Satani yakomeje gushyira muri ako gahuge. Nukomeza kuvuga Imana nuvuga abakozi bayo azagira ngo abakozi bayo bose nabo yahuye nabo. Uwo muntu rero uvuga ngo baramuhanuriye n'ibyasohora nagenda muri Shiro ni hari Nyamirambo ashaka uwitwa prophet bishop mama Oliva nahanura ibintu nibisohore azaza nshake Mutabazi amubwire ngo ibi bintu narabibwiwe mpabwa n'igihe kandi ntago byasohoye. Tujye tuvuga ibintu dutanga n'ibimenyetso. Ikindi kandi hari ikintu tugomba kumenya, ni nkuko nimara wabyanze ko Mutabazi yabivuze, hari n'undi wambwiye ngo nkunda kuvuga ibintu gatanga na facts. Kuko njyewe wenda umanura ukamvangirirwaho naceceka cyase nkavuga ariko sinshyiremo izina. Hari umukozi w'Imana uherutse kumvangirirwaho wa nkaceceka, simbigire birebire cyase nkanabiceceka kuko uko bivuga Satani arabifata akabikoresha mu
cyane cyane bivuze ubivugiye muri media. Abantu bajye birinda bageze kuri iyi microphone ya media, kuko hari byo nshaka kubabwira turi batatu twitonze. Habagira ni shana umuntu w'Imana wambwiye gutya kugira ngo mbahugure namwe mutazagwa mu mutego nk'uwo. Ariko iyo bijyanye kuri wave, twibuke neza ko bavuga ngo kuko tutarwana ni n'abantu bafite inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'imyuka mibi y'ahantu mu kirere n'abategeka, the princes of darkness, imyuka mibi itegeka ikirere. Ibintu bikorera muri wave mujye mubyitondera, mwitondera amagambo washyize kuri wave, byaba short wave, byaba micro medium, ibyaba ari byo byose, ibintu byose bikorerwa mu muyaga mujye mubyitondera ko Satani arabikoresha. Kandi reka nkubwire, ikiganiro turi kumwe hari umuntu wagikatinga, turi kumwe twicaranye turi batatu baragikatinga, ariko ibintu hari nibyo bakatinze mu kiganiro nagwaye bushize, abantu barwanya igihugu hari ibyo bakatinze babikoresha mu nyungu zabo. Mu by'ukuri we kwazi ko nawe uzajya kureba cya kiganiro akatingamo akantu navuze ngo bambujije kujya i Burundi, kandi njye nanagiye kugisha inama ndabaza ngo ngiye i Burundi naba ndi safe. Umuntu arambwira ati nkurikije amakuru nzi mu by'umutekano, nzi n'izina ufite mu Rwanda na stati yawe, wijyayo shakira umugisha hano mu Rwanda, izo dolari 2,000 nari ngiye kumugisha inama, ntago yambujije. Yaravuze ati ushatse wagenda, ariko reka nkubwire utagize ibyago ugezeyo. Sinzi ukuntu bayita i Burundi, bayita ngo iki mama, sinzi ukuntu bayita ntuzishinzwe umutekano yahikaze, ndayiribagiye akazi bakunda gukoresha ninki, sinzi ukuntu iryo zina baryita, ntago turigira inaha. Iyo oya ni abantu batsinzwe ibintu bimeze nka intelligence yaho. Iyo wahagiye ukahava uravuga ati Imana ishimwe ko wahavuye. Noneho umuntu arambwira ati utagezeyo ngo abarundi bagukeka amababa kubera umubano uri hagati y'ibihugu, wagaruka hano tugagukeka amababa. Ati rero inama nge nakugira, kandi byakugora kudusobanura ko nta bantu mwakoza akanama ugezeyo. Ni nko kumbwira ngo wowe statu usigaye ufite ntago yizi, genza gake, hari statu ufite kandi ugomba gucungana nayo. Yes. So mu by'ukuri rero ibintu bijye kuri media umuntu ashaka kubikatinga, ni nayo mpamvu utagomba kubikoramo ikosa. Wabona ari kugwira ariko ntukabikoremo ikosa. You see this? Yeah. So mu by'ukuri rero uwo muntu wabajije urwego ariho rwo gusobanukirwa ibyanditswe nyine ruraho ngaho. Na doctrine ziwabo zimwemerera kubona kari ikosa. Ariko nimba ari umuntu ubuse hari umuntu uwo ngo wabivuze nta nubwo yavuze Yesu nkuko namuvuze. Kandi nta nubwo azavuga Yesu kurenza uko nzamuvuga. Kuko twe tumuvuga 24 hours 7. Iminsi 24 kuri 7 muri 7 amasaha yose tuba turimo tuvuga Yesu wabambwe. Ariko nimba tugezaho tugomba kuvuga abakozi b'Imana, reka tubavuge tudatoneka. Mbibutsa yuko cya giterane cyo kwa Bishop Harerimana Bosco hano kuri Zerafatini kiratangira n'ejo, kizatangira kuwa 3, ubundi ku tariki 8 kujya ku 12 mukaba muri tema ivuga ngo guhirika ubwami bwa Satani, aho azaba ari kumwe na Prophet Nema Skatenda ubasha guhagurutsa ibirema buri abazungu kugira ngo bemera amavuta y'umwirabura biragora, ariko stade zuzura abazungu agahagurutsa ibirema. Hari abantu Imana yahaye impano bita soul winning. Ndabyibuka Benhin yagiye Uganda aza kubaza Kayanja, kandi manzera mubarije mu giterane, ngo my friend Robert, ariko navuga icyongereza kimeze ukuntu gifite ukuntu kimeze nk'ikivugirwa mu mazuru, ngo my friend Robert, ngo barambwiye ngo usiga hanura mwa. Ndaramubwira ati nyine bari kumwe, hari umuntu waje kuvuga mu gikari ngo yaramubwiye ati mu Uganda utababwiye ngo nkuragure, sari ukuntu babyita ngo nukuragura, sinzi ukuntu babyita mu Kigande, ngo aramubwira ngo Kampala udahanuye abantu ntago babishyikira bakunda ubuhanuzi. Ati rero ubwo n'ibindi turabikora atariko byaba ngombwa n'ubuhanuzi bugakorwa. Ariko nyine Benin icyo yashaka kumubwira amubwiye ngo nge nawe twahawe impano bita soul winning. Soul winning ni nk'abari ba bank, asoma ijambo akenshi bakunda gusoma muri Mariko. Abantu bazi theology barabizi impamvu ari Mariko, kuko Mariko niwe wanditse igitangaza ku kindi atashyira amandi magambo. Yohana we ntiwanajyayo kubera ko Yohana yandikaga doctrine, yandikaga nk'umutheologian. Ko buriya Mato yanditse nk'umhistorien, Mariko yandika donc Luka yanditse nk'umhistorien, noneho Mato yandika nk'umunyamategeko, Mariko yandika ndabigiye gato as a preacher
nk'umubwiriza voilà nk'umubwiriza niyo mpamvu kubwiriza muri Mariko biryoha kurenza ahandi hose kurenza Luka n'Amatayo nubwo story aba ari zimwe ariko iya Mariko iba ifitinga na anointing ya preaching noneho Yohana yandika nka theologian niyo mpamvu bandika inkuru zimwe ariko wasoma ukabona ntago narrative ari imwe noneho icyo yashaka kumubwira Benene yambwiye ngo twebwe n'ugusoma Bibiliya ugakora mirako abantu bakabona yuko abajyaga kuraguza bakabona yuko Yesu ari hejuru y'abapfumu abajyaga mu guterekera bakabona yuko Yesu ari hejuru y'imandwa noneho barangiza bakaza bakatura Yesu umwami n'umukiza ibyo kwigishwa inyigisho z'agakiza haba hari abantu bazazibigisha ni umurimo wa soul winning aho umuntu ajya mu giterane kirimo abantu 20,000 3,000 byose bigahita byakira Yesu umwami n'umukiza bakabibatiza akenshi nta nubwo ari bo babibatiza ba bantu banagiye so urumva yuko impano ziratandukanye rero ninjya kuvuga kuri BENZ cyangwa se nkajya kuvuga kuri abo bakayanja cyangwa se nkajya kuvuga ku bandi bantu hano mu Rwanda nk'aba Prophet Bosco Imana yamuhaye izo mpano z'ibitangaza ntago twakabaye turwanya impano kandi Imana yarazihaye itorero kugira ngo zubake itorero wakomeze kwitsa ku kintu cy'abahanuzi umuntu agomba kugira umuhanuzi niba ngiye numva ko ngomba kugira umuhanuzi buri gihugu umbwira ibiri bube cyangwa se bizambaho ntandukaniye na wundi uhora ku mupfuma mubaza ngo bimeze bite ngo ndeberamo bitandukaniye iyo mbaza ngo utandukaniye na David Warufite God icyo cyari kuba ari ikibazo cyiza kandi kikaba n'igisubizo icyo nagisubije ngaho tujye ku kindi kibazo next ereka tujye muri Bibiliya let's go in the Bible kwereka abantu b'iyi minsi nibacyumva uramubwira ituro ngo ituro let's go in the Bible tudapfa ubusa let's go in the Bible ni nkuko na hariya ba criticizingaga uwo nitwa spiritual father w'u Rwanda Apostle Gitwaza baravuze bati ibyo yavuze Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ibyo yavuze ntago ari byo ariko bibagirwa ko mu Baroma Paul yavuze ngo hari ab'Imana izarebera kuri conscience zabo imitima ihana yabo let's go in the Bible uko rega buriya kugira ngo tudaterana amagambo menshi biba byiza iyo tugiye muri Bible wenda ntituterana amagambo muri Bible nk'abakora debate ariko ese ibyo uvuga ushingiye muwe murongo ese ibyo uvuga hari byanditswe bitwereka icyo izina ry'Imana gabwa icyubahiro nabyo banga ngo navuge Yesu yaranavuze ngo abavuga ngo mwami kuvuga Yesu cyane harabaza bavuga ko baje kuvuga Yesu batavuga abantu ariko akavuga Yesu akagerekaho kuvuga abantu b'Imana nabi aho kuvuga Yesu nkavuga abantu b'Imana nabi navuga abantu b'Imana noneho wa muntu mbwiye umuntu w'Imana we namugiraho ntago azasanga ari kwivuga azasanga ari kuvuga Yesu wabambwe uriko mije ngiki nge ndakubwira Apostle Gitwaza ninshaka ntahe wowe nugira ko Gitwaza azakubwira Yesu hari kibazo se ntacyo bitwaye ndakubwira Bishop Bosco Zerafat nugerayo azavuga ngo Yesu yamamare none se ubwo yewe Mutabazi nagavuga Yesu ntacyo Bishop Bosco numugeraho Yohana ni wavuze ati nyuma yanjye haje umuntu ati uwo ngo azabatirisha umwuka wera n'umuriro uwo ngo ntago ari kibazo ibyo ni nkuko abaza Yohana umubatiza ngo kuki utatubatirisha umwuka wera n'umuriro nababwiye umuntu ari inyuma yanjye araje uwo ngo rero Imana itugire neza so mu byukuri ni iyo mpamvu nuko twe turi gushingira muri Bibiliya abantu bagashingira muri doctrine zo mu idini y'iwabo inaniwe icyo gisubizo wacyumvishe nabyumvise iyo umuntu avuze amagambo aremereye ibyo byumva ntago ari ngombwa kwikunkumura oya niko bimeze oya twe turagendera kuri Bibiliya turagendera kwishirwa rya 2021 abandi nigeze njyana umuntu avuga ndabwiriza nari ndi muri ADPR kera hijyamo ngo mbega umugabo ufite ijambo ryo ati ni rya jambo ryo muri ADPR muri za 73 natashye nababaye jewe mfite revelation yo muri 73 Imana ishibwe ko ntawe ukibimbwira twe turazana revelation through the Bible through the scripture yo muri 2021 umuntu we yibereye muri revelation 7:3 icya kabiri ari muri doctrine z'idini y'iwabo inaniwe ibyo byose twagira kuri YouTube nta getting out of that box ngibyo mubwiye birebe mu byanditswe akoresha n'inyura bwenge rye n'ubwenge Imana yamuhaye Paul yajya akunda avuga ngo ibi ndabibabwira nk'umuntu uri mu mwuka w'Imana ariko namwe mubigenzure nk'abantu bari mu bwenge ndabizi namwe mufite ubwenge you have a brain think about it a second so niyo mpamvu Apostle reka ngushimire reka dusoreza aha ngaha Imana bamugisha badukurikiye kandi
ndashima Imana nkuko nabibabwiye ubushize nababwiye ngo hari abantu bazakurikira ikiganiro bakakizeramo bakabona igitangaza. Ndumva hari umuntu wampaye ubuhamya yuko yumvisha ijambo, yizera muri iryo jambo, yizerera mu birere n'amafuta n'ababwiriyemo imbaraga no gukomera kw'Imana, arangije akira icyago cye, arangije arampamagara arambwira ati ibyo wavuze byari ukuri kandi nabikiriyemo. Rero ibi bintu byacu cyangwa se ibintu bya Kristo, ibintu bya mwene Mariya birya uwizeye. Iyo wizeye birakora, iyo utizeye ntibikora. Mayibura bango ntimwirate ngo mwakire ubutumwa bwiza. Ati kuko abandi bari mu butayu bakire ubutumwa bwiza nk'ubwo mwahawe. Bwose ni kimwe, ntago harimo bumwe bukomeye ngo ubundi we bworoshye. Ngariko nibwo abagira umumaro ko batabwakiranye umutima wizera. Ndabinyiga kubw'imbabazi z'Imana. Ijambo mwakira abakozi b'Imana mujye muryakirana umutima wizera. Ikindi Yesu ngo ageze mu kiroro cy'iwabo, ibi bintu byo kwa Kristo ntihajya mikene wabo, ntajya ibintu byo kubimenyera. Haleluya, amen. Musi umwe manza madamu naramuhaye 20 abinsabye, maze kumimuhereza ubwo nyine nari mu mavuta ya Bwana na Sheri Shushu. Nangeje mukanyaza kumbwira ati ndumva uri gusa, nari ndusengera mu cyumba nsengera abantu, ati ndumva uri mu mavuta, ati nanjye yameneho, ati nanjye yandambikeho nizana ituro. Aha tugeze ntago ari Bwana na Sheri na Shushu, ni umushumba uriko ngo uri kwiyadressinga kuri apostle. So ama muri ya event namuhaye. So rimwe na rimwe ibyo bintu wakumva bimeze nkaho bidasobanutse, ariko Kayini na Abeli batangaga amaturo, bayatangaga kuri inde? Kuri Adamu. Kuki satavuga ngo n'umunini we yaduhaye? Kuko uburyo ibintu bya kera byakoraga, imitungo yose wayibonaga ari so wayiguhaye. Ari ukuntu merutse kubona bamoriki ari kuvuga kuwitwa ibere rya Bigogwe, ngo yaramusuje amubaza ati ugira inka? Ndarambwira ati databuja, ati nta muntu ugira inka isatarapfa. Ako kantu nakabonye post ya bamoriki. Anyway, kera nuko byari bimeze. Nuvuga ngo inka Kayini na Abeli babaga bafite, cyangwa se imitungo yose babaga bafite, babaga bayihawe na Adamu, ariko bajya guturira Imana bakabishyira Adamu, kuko niwe mutambyi wari wahagaze imbere. So rimwe na rimwe rero tugomba kumenya uburyo na protokole z'ubwami bw'Imana. Iyo ibi bintu byakiranye kwizera, Yesu ageze mu kiroro cy'iwabo ngo ntiyakora ibitangaza byinshi, ngo nta yindi mpamvu atabihakoze, ngo nuko batamwizeye. Ntago Yesu akora ibitangaza kubera kaje muri quartier y'iwabo. Ntago Yesu akora ibitangaza kubera ko maze igihe kirekire mu idini. Ntago Yesu akora igitangaza kubera ko wabatijwe muri 58. Ntago Yesu akora igitangaza kubera ko wajya muri niba ture nyinshi. Ngo yakoreye ibitangaza aho bamwizeye. Yakoreye ibitangaza aho bamwizeye. Ndabashimira rero, namwe nimwizera muzarya ku byiza umwami Imana atanga. Nimero ya Apotre Mutabazi ni 07 88 30 95 13. Uyisubize inyuma yandike neza, unyandikire kuri WhatsApp mwo kabyara mwara abantu bampamagara batanyandikiye, ukampamagara nk'umunsi wose nta kwitabye, mu by'ukuri uba wizize. Unyandikire uti nitwa kanaka, hari impamvu iyi nishaka itumye nshaka guhamagara. Ndabakunda cyane, reka tuzahura ubutaha tuvuge ku bandi bakozi b'Imana Imana iri gukoresha imirimo n'ibitangaza. Erega Mutabazi nshatse najya nzavuga abakozi b'Imana gusa nkigendera, kuko bavuga Yesu se niba hari ikibazo se? Ko none se nabonye abakozi b'Imana mwemeje kubavuga nabi gusa, reka nanjye noneho fata ikiraka cyangwa se akazi ko kubavuga neza, ubundi nabo ni mubageraho bazababwira Kristo wabambwe. Ariko nanjye si ukuvuga ngo mpora mvuga abakozi b'Imana mwo kabyaramwe. Ari umuntu wavuga umwaka wose wabishobora. Byanga bikunda hari igihe cyo kuvuga abakozi b'Imana n'imirimo Imana iri kubakoresha, hari n'igihe cyo kuvuga ibyanditswe byera, kandi nitugera muri ibyo byanditswe ntago abakozi b'Imana tuzabasangamo. Reka rero tuvuge ngo ako ngako kongera ku byo wari usanzwe uzi. Kandi ubwo umuntu wabimvuze nkoresha Imana yo gukeka n'umwadeperi ko ntarakubona hano uvuga izayi neza, ukaba utaravuze bwere bw'itorero neza, ukaba utaravuze sibomana neza, ukaba utaravuze nzahura torero neza, ufite n'abazima. Imana ibamugisha. Shalom shalom. Shalom.